Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe nanone kuri uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo twumve ijambo ryayo, nanjye ikanyemerera kugira ngo mpagarare imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo bagezeho by'Imana yifuza ko twumva binyuze mu ijambo ryayo. Reka dufatanye amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 7, duhere ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 7, duhereye ku murongo wa 13. Dusome. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasiga aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku migenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Kandi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Aya ni amagambo ari mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Ni amagambo Umwami wacu Yesu Kristo yaduhuguje, atwigisha, atangamo inama, atangamo n'impuguro, atangamo n'icyerekezo. Mu nama yatanze yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kubera ko yari azi ko hari n'irembo ryagutse. Abwira abizera, arababwira ati munyure mu irembo rifunganye. Nubwo hari irembo rigari, ariko ngewe inama mbahaye, munyure mu irembo rifunganye. Arababwira ati impamvu mukwiye kunyura mu irembo rifunganye ni uko irembo rigari nibyo riragutse, nibyo ni rinini, nibyo urisanzura rwose. Ariko riherera aho riherera ni mu irimbukiro. Ariko nimunyura mu irembo rifunganye, ni irembo ritoya, rigoye kunyuramo, riruhije, risaba kwitwararika, risaba kugira ibyo wigomwa, risaba kugira ibyo usiga, kubera ko ari ritoya nyine. Ariko icyiza cyaryo, iryo rembo nubwo ari ritoya bwose, iyo urinyuzemo, aho rirangirira ni mu bugingo buhoraho.
Iyo ni inama ya mbere yatanze. Irembo rigari kurinyuramo biroroshye, kubera ko urikoramo ibyo ushaka byose, nta mategeko aguhana, nta mabwiriza ngenderwaho, nta kintu na kimwe, ukora ibyo wishakiye, uba ufite umudendezo wo gukora ibyo ushatse, ufite umudendezo wo kuvuga ibyo ushatse, ufite umudendezo w'ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo ufite uwo mudendezo, kuko irembo uricamo, ariko ni inzira ifite aho ikuganisha, hari destination yayo. Iyo destination y'iryo rembo rigari rero ni muri Gehinomu, ni mu rupfu rw'iteka. Ariko aka gatoya musuzugura, aka gatoya bigaragara ko kanaruhije gucamo, aka gatoya gasaba kondisiyo, aho karangirira, iherezo ryako, aho kerekeza ni mu bugingo bw'iteka. Iyo ni inama ya mbere. Nk'aya babwiye ati muri iri ngiri rigari, ku mperezo yaryo muzakirwa n'ibiganza by'umubi ari we Satani, niwe uzabakira mu bwami bwe. Ariko aka gatoya, nanjye ubwanjye ninjye nzabiyakirira, muzaba mugashoje nimunyura muri aka gatoya. Arongera abagira indi nama, arababwira ngo mwirinde, dore muri iyi minsi azaduka abahanuzi b'ibinyoma, bazazaho muri bameze nk'intama, bambaye uruhu rw'intama, ariko imbere muri bo ari iki? Mubivuge reka. Haleluya. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Ni amagambo ya Yesu, kandi impamvu yabivuze nuko yarazi ko biriho, byabayeho kandi n'ubu biriho. Ariko mu nama tugira, njyewe nawe twateranye uyu munsi, akomeje no kugira abantu, harimo yo kwirinda abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma baza aho turi, abahanuzi b'ibinyoma natwe wenda tunasanga simbizi, bagaragara bambaye bameze nk'intama, ariko imbere muri amasiga aryana. Amen. Noneho atekereza ko abantu bashobora kumubaza bati se tuzamenya uw'ibinyoma ari uwuhe, tuzamenya umuhanuzi w'ukuri ari uwuhe? Yahise abasubiza bataramubaza n'icyo kibazo, aravuga ati abo bantu kizabatandukanya, kizatuma utandukanya umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri, uzabamenyera ku mbuto bera. Yesu ibintu byose yarabisobanuye, keretse twebwe nitwinanirwa. Wowe nuramuka uciye mu nzira yagutse, ugahuriramo n'ibyo uzahuriramo, ukanga guca mu nzira ifunganye ariyo nama Yesu yakugiriye, ubwo ntuzamwitakane, byose yarabisobanuye. Nuramuka uhuye n'umuhanuzi w'ibinyoma, kandi Yesu yarakubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, ukavuga ngo ntiwamenye cyangwa ntubizi, akagukora ibyo ashaka byose, cyangwa se isega nta kindi ryakumarira uretse kukwangiza, yagushwanyaguza isega. Burya ngo imbere baba bameze nk'amasiga aryana, kugira ngo wahura n'isega se rikakurebera izuba, nubwo ryitwikiriye uruhu rw'intama, mbere ni amasiga aryana. Inyuma housing appearance ni umurokore, ni umuhanuzi uhanura bikanaba, ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana muri church zizwi, ni icyo washaka kwita cyose. Ariko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Genzura rero, Umwami wacu yatanze
ibimenyetso. Umwami wacu yatanze inama, uramenye utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Hanyuma nibyo, kubera ko nyine bazi ibyo bahishe, nawe agomba guhisha kugira ngo agire ibyo ageraho, ko ni ukuri. Hanyuma rero hepfo nanone arongera avuga andi magambo muri iki gice twasomye, ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bw'ijuru. Hari akantu kitwa kakeretse, aka kantu mugatindeho mugasuriye. Umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Twese tuvuga mwami mwami, turanabiririmba tukabibyina, mwami Yesu, mwami mwami, abapasiteri mwami mwami, abaririmbyi mwami mwami, abadiyakoni mwami mwami, ukabona rwose turimo neza, turakijijwe. Iri jambo muryitondere. Umuntu wese sans exception aucune, utarebye n'amatitire y'ibyateye ubu ngubu, Yesu yavuze umuntu wese, ube bishop, ube apotre, ube revera, ube umaze mu gakiza imyaka 100, ntabwo ari uzinjira mu bwo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo ari ukuvuga ngo mwami mwami. Icyitondero, kandi twese turajya mu ijuru, kandi twese turabagenzi bajya mu ijuru, ariko umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, iri jambo riraremereye. Mbabwiza ukuri, iri jambo riraremereye. Umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, icyo yaba ashinzwe mu nzu y'Imana cyose, inshingano ziremereye yaba afite zose, imirimo myiza yose yaba yarakoze, ibya 10 n'amaturo byose yaba yaratanze, ubwitange akubaka insengero izahe n'izahe, cunga neza, ntabwo uzajya mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Uwo nguwo niwe uzajya mu ijuru. Niho yakomeje amagambo munsi hano twasomye, arababwira ngo bamwe bazambwira ngo twarahanuraga mu izina ryawe, kandi koko barahanuraga mu izina rye. Twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, kandi koko baranabikoraga. Twarabwirizaga mu izina ryawe, kandi koko twarabwirije. Twararirimbye mu izina ryawe, kandi koko baranaririmbye n'amajwi meza. Ngo ariko Yesu ngo azababwira ngo icyo gihe ngo azababwira ngo mwumve imbere, sinigeze no kubamenya, mwabivumemo. Tugiye kuganira iki uyu mugoroba? Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ukora ibyo data ashaka ninde. Ko tumaze kubona ngo umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data ashaka. Uwo muntu ninde? Ko byagenda kose arahari. Ntabwo ijambo ry'Imana riba ryaranditswe, hari abaryirengagiza atarizi wenda simbizi, hari abarica ku ruhande, ariko hari n'abaryumva bakarisesengura rikanababera inkomezi. Ijambo ritubwiye ngo umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka.
uwo muntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ameze ati, ateye ati, ni ibiki bimuranga? Ahari uyu mugoroba aya magambo nitumara kuyaganira ku by'umwuka yamishuriye, nawe ushobora kuba wagira irindi hishurirwa ukongeraho, uri bwisuzume umenye niba koko uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi nusanga utazinjira mu bwami bwo mu ijuru bitewe n'ibyo wumvishe, haracyari andi mahirwe. Amen. Haracyari andi mahirwe. Ntabwo ari wo munsi wa nyuma, gusa ijambo riba rije kugira ngo rituhugure kandi ritwigishe. Nuko rero umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, titire yaba afite yose, inshingano yaba afite zose, igihe yaba amaze mu gakiza kose, ntabwo bisobanuye ko ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Noneho rero ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ni umuntu uteye ati. Icya mbere, umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ni umuntu urangwa n'imbuto z'umwuka. Haleluya. Bose bavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Kandi data wo mu ijuru uwashaka nurangwa n'imbuto z'umwuka. Abagalatiya 5:22 tuzivugeho gatoya twihute, tuzibukiranye kuko ndabizi ko muzizi. Ni amagambo dukunze kuvuga no kwigishaho inshuro nyinshi cyane. Umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka arangwa n'imbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka rero turifashisha urwandiko rw'Abagalatiya 5:22, haranditse ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ni imbuto 9. Izi ni imbuto z'umwuka. Umuntu ukora ibyo Imana ishaka, ikintu cya mbere wamubonaho ni izi mbuto z'umwuka. Muri we ukamubonamo urukundo. Waba ushaka gusoroma urukundo, ukaba wamusoromaho urukundo. Ariko uru rukundo tuvuga ni urukundo rw'abana b'Imana. Amen. Umuntu ufite izi mbuto uko ari 9, ntashatse kuzigishaho ngo dutware umwanya, ni ibintu tuzi twese duhora tuvuga. Ndagira ngo rero mbabwire ngo bimwe mu biranga umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, arangwa no kugira izi mbuto z'umwuka uko ari 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, no kwirinda, no kwihangana. Nk'ibyo byose, izo ni imbuto z'umwuka. Nshuti y'umusaraba, izi mbuto z'umwuka uko ari 9, iyo nigenzuye nawe ukigenzura, kuko turimo kwiga, twige kandi duhugurwe n'ijambo ry'Imana. Iyo nigenzuye nawe ukigenzura, izi mbuto z'umwuka uko ari 9, ufite zingahe? Ufite zingahe? Ariko turasabwa kuzigira zose, nta nimwe ivuyemo uko ari 9. Turasabwa kwihangana, turasabwa kugira urukundo, turasabwa kugira ingeso nziza, turasabwa kugwa neza, turasabwa kwirinda, turasabwa no gukiranuka, n'ibindi byose. Ko turi abagenzi bajya mu ijuru, ko tuvuga ngo mwami mwami tukabivugisha ku munwa, nyamara ijambo rikaba rimaze kutubwira ngo umuntu wese uvuga ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse, reka nshyireho, ufite imbuto z'umwuka, urangwa n'imbuto z'umwuka.
iyi critère urabona itazagusigaza kuri wa munsi? Ese iyi critère urabona ndabona itazansigaza nanjye? Ariko haracyari ibyiringiro, haracyari n'agahe. Niba muri izi mbuto z'umwuka ufite nkeya cyangwa nta nimwe ufite, reka nkubwire ngo haracyari igihe cyo kongera kwishakamo izi mbuto z'umwuka. Haracyari igihe cyo kongera kugira urukundo rw'abana b'Imana. Haracyari igihe cyo kongera kwiga kwihangana. Haracyari igihe cyo kugerageza gukiranuka. Haracyari igihe no kwirinda no kugira ingeso nziza. Ariko mureke duharanire kutazaba muri wa mubare Yesu azavuga ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya. Nyamara twarateranye amateraniro y'umugoroba menshi, nyamara twarumvise ijambo ry'Imana ryinshi rihagije risobanutse, nyamara twarakoze n'imirimo itandukanye mu nzu y'Imana, tuzi neza yuko dukorera Imana. Tubanze twisuzume, kuko iri jambo uyu mugoroba ni ijambo ridusaba kongera gusubiza amaso inyuma. Niba twibwira ko turi mu rugendo rujya mu ijuru, tumenye neza ko aho ubwami bw'Imana buzazira tutazakorwa n'isoni tugeze imbere ya rwa rurembo Siyoni. Haleluya, amen. Ndabivuga noroheje kugira ngo byumvikane neza, ko ndashaka ko aya magambo yumvikana neza. Mu by'ukuri sinifuza ko hari n'umwe wabura ubugingo kubera ko yavuga ati sinabashije kumva no gusobanukirwa. Turagenda gakeya mbasobanurira iby'umwuka yampishuriye byakubuza kwinjira mu rurembo Siyoni, byatuma ugera imbere ya Yesu akakubwira ngo wumve imbere sinigeze kubamenya, mwabivumemo. Kandi waritanze bishoboka, kandi izuba ryarakuvuyeho ujya gusenga, imvura ikakunyagira, warakoresheje amatike, warakoresheje byinshi byawe ushaka Imana, ariko nyamara umunsi nyirizina wo kuyibona ikakubwira ngo umve imbere sinigeze no kukumenya. Byaba ari agahinda, byaba ari umubabaro n'agahinda. Narahagaze imbere nkababwiriza aya magambo nkayigisha, haleluya, nkayavuga numva nanababaye. Uriya munsi nagera imbere ya Yesu akambwira ngo mve imbere ntago nkuzi, sinanakuzi n'umunsi warimo. N'agahinda nshuti z'umusaraba. Yego, icyo gihe Yesu azaba afite ubutware n'imbaraga, azaba ari umwami, afite autorité itari yayindi yakoreshaga atwinginga akiri hano mu isi. Kubwira ko ashatse azaba abyemera. Icya kabiri, ndagira ngo tubigendemo neza. Uyu muntu ukora ibyo Imana Data yishimira, uyu muntu utazakorwa n'isoni umunsi azaba ageze ku rurembo Siyoni, ni umuntu udakurikiza umwuka wa gifarisayo, umuntu utari mu mwuka wa gifarisayo. Umwuka wa gifarisayo ureze, reka mvuge ngo uragwiriye. Mu barokore umwuka wa gifarisayo ubaye mwinshi mu bashumba, umwuka wa gifarisayo ubaye mwinshi mu bakristo, inzego zose umwuka wa gifarisayo urimo urakora. Reka turebe ukuntu umwuka wa gifarisayo ukora, cyangwa se icyo Yesu yawuvuzeho. Ni Matayo ibice 23, dusome duhereye kuri 13. Ndagenda mbabwira mwumve icyo bita umwuka wa gifarisayo, kandi nimumara kubyumva murasanga bihari na bugingo n'ubu. Abantu rero bazinjira mu bwami bw'Imana badakozwe n'isoni ni abantu batari mu mwuka wa gifarisayo. Dusome
Matayo 23:13. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwa mu ijuru, ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Ndagenda gake, mva umwuka wa gifarisayo. Hari abantu babambira abandi, bakabuza ubwoko bw'Imana kwinjira, kandi nabo ntibinjire, bagahora mu muryango. Amen. Utise abo bantu ni abahe? Imirimo cyangwa se ubuhamya bwacu cyangwa se ibyo dukora hanze cyangwa se uko twitwara mu bantu, uko nitwara, nitwa pasiteri muri karitsiye ntuyemo, uko witwara uri umuririmbyi ku kazi aho ukorera, uko witwara uri umukristo mu rugo rwawe hagati y'abanyamahanga. Iyo myitwarire yawe ishobora gukundisha abantu Imana, bagasanga Imana, cyangwa se ikabangisha Imana urunuka. Uzumva abantu bakubwira ngo niba ari ugusenga nka kanaka, njye sinzajyayo. Niba ari ugukizwa nka kanaka, sinzajyayo, sinzakizwa. Abo bantu rero bakijijwe gutyo cyangwa se basenga gutyo, barimo umwuka wa gifarisayo. Babambye mu miryango, babuza abantu kwinjira, nyamara nabo ntabwo bigeze binjira, bari aho ngaho, bari mu cyeragati. Uwo ni umwuka wa mbere wa gifarisayo. Arongera arababwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi, kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka rirutiri ayandi. Undi mwuka wa gifarisayo, y'indyarya zizi gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, zizi gusenga zitera hejuru cyane kugira ngo twumve yuko azi kungikanya amagambo. Ariko hirya iriya mu makaritsiye, ngo z'abapfakazi yaraziyogoshe. Ibyo asenga ku munwa n'ibyo akora mu bikorwa ntaho bihurira. Uwo ni umwuka wa gifarisayo. Arongera aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi, no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihinomu. Abafarisayo bazi gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu babemere, abantu babayoboke. Ibyo barabizi, barabishoboye cyane. Ariko iyo amaze kubayoboka, birangira we abaye umusubira nyuma inshuro ebyiri wa wundi wamuzanye agana gihinomu, bitewe n'imico mibi amusanganye, kubera kugendana nawe. Ingeso ze amwigiraho zitari nziza, hanze agaragara neza, ariko muri we indani ni isega, ni amasega. Noneho wa wundi yazanye, urumva nyine n'umunyarwanda yaravuze ngo ihene mbi ntawuyizirika hiye. Hanyuma akiga iyo mico mibi, agasubira inyuma we kurusha na wa wundi wamwinjije muri iryo dini rye. Murabyumva umwuka wa gifarisayo?
reka twihute twigire ku murongo wa 23. Nshaka kubivuga byose ni byinshi cyane. Haranditse ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryamu, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumimo, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora, na bya bindi nimubireke. Murumva? Kubutanga ibya 10, ugatanga ibyo ukora byose, ugatanga amaturo, ibyo ukora byose, ariko ukarangiriza aho ngaho andi mategeko y'Imana, arimo kwizera, arimo imbabazi, arimo no kutabera. Ibyo ngibyo ntubikore. Akongera akavuga ngo mwabarandasi bahumye, mwabarandasi bahumye mwe, mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Urumva iyo komparezo? Birinda ku gatoya, ariko ikinini rwose bakacyakirana na yombi. Usanga ari abantu bitwararika ku tuntu duto cyane, ariko nyamara ibikomeye byo bakabiha ikaze mu mitima yabo. Reka nsoreze kuri ni byinshi, namwe muzisomere iki gice cyose. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Uwo ni umwuka wa gifarisayo. Inyuma tugaragara neza, ariko imbere huzuye ubwambuzi, huzuye kutirinda, huzuye imico yose yindi mibi. Ariko mpagaze hano ku gatuti, murabona ntasa neza, ariko ibiri imbere nibyo Yesu yavugaga. Rero abantu bazagera ku rurembo Siyoni, Yesu ntababwire ngo mwumve imbere mwabivume mwe, sinigeze kubamenya. Ni abantu birinda iminsi yose umwuka wa gifarisayo. Ni abantu uko bari inyuma n'imbere bikwiye kuba bigendana. Singire parite ebyiri muri ngewe, ngo ngire seti w'imbere w'umusambanyi, w'umujura, w'umunyamatiku, w'umunyamagambo, ariko mwebwe mubone seti uyu nguyu mureba aha ngaha, urimo kuvuga ubutumwa bwiza, urimo gutera za haleluya nyinshi, urimo kuvuga za Yesu ashimwe nyinshi cyane. Uwo ni umwuka wa gifarisayo. Bene data barokore, mureke dukizwe inyuma, dukizwe n'imbere. Niho tuzatandukana n'uyu mwuka wa gifarisayo. Dukizwe inyuma uko batubona, kandi dukizwe n'imbere aho batatubona. Twebwe twiyizi n'imitima yacu, niko tuzaba dutandukanye umwuka wa gifarisayo. Bitabaye ibyo, ubwo witegura icyo Yesu azakubwira uriya munsi, ubwo uzaba ugeze ku rurembo Siyoni. Niba muri wowe cyangwa muri ngewe harimo uyu mwuka wa gifarisayo, wenda umushumba atabasha kudeserina, uwo mwicaranye ku ntebe atabasha kuvumbura, umugore nashatse atabasha kumenya, ariko witonde, ntago Yesu uwo mwuka uyobewe. Niyo mpamvu yabibwiraga aba bagabo bari bazi ko ari intungane ku gihe cyabo, kandi bari abavugabutumwa, bari abanyamategeko akomeye y'abantu rwose bagaragara ko ari abantu bakijijwe. Ariko Yesu arabareba, ababonamo umwuka
mu gifarisayo nyine niko nawise. Ababonamo ko ibyo bavuga atari byo bakora. Bavuga bimwe ku munwa ariko bagahisha ibindi. Hari ijambo ryavuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikanjya kure. Tukajya hano tukavuga Imana, tukajya hano tugahimbaza Imana, tukaguruka hafi kugera kuri aya mabati, ariko imitima harimo ibindi. Ibyo bintu rwose uwo mwuka mureke tuwirinde. Uko tugaragara inyuma, uko dusimbuka duhimbaza, ariko no gukizwamo imbere bisimbuka muri twebwe, ariko n'agakiza gakomeza gusimbuka muri twebwe, ariko kwirinda no kwihangana no gukiranuka bisimbuka muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu kiranga ukora iby'Imana Data wo mu ijuru ishaka. Uko uyu nguyu ukora iby'Imana Data wo mu ijuru ishaka, niwe uzavuga ngo mwami mwami, Yesu akavuga ngo karibu, ngwino mu bwami Imana Data yaguteguriye. N'ugendana n'Imana yicisha bugufi. Umuntu ugendana n'Imana yicisha bugufi, uwo nguwo niwe ukora iby'Imana ishaka. Ibintu byitwa guca bugufi rero muri iyi minsi biragoye kandi biraruhije benshi. Ikintu cyitwa guca bugufi ni ihurizo rikomeye, ni ihurizo rigoye abakristo b'iki gihe, b'iki kinyejana cyane cyane. Iyo nitegereje umuntu Imana ikamutiza akantu gatoya, reka duhere nko ku mpano. Uyu munsi wenda Imana ikagutiza ku mpano yayo, ugasengera umuntu urwaye agakira, uhita wumva ko uri igitangaza. Tujye no mu buzima busanzwe. Wari mu cyiciro runaka, kubw'imbabazi z'Imana, Imana iguteye iteka, ishyizemo akantu, impumpu zatangira gushira, ukaba wavuga ngo ariko ubundi Imana ni iki? Abantu yaremye ukajya ubarebera ku rutugu nkaho nta n'icyo bavuze. Abantu bagendana n'Imana bishyira hejuru, uriya munsi nabo bazabona akaga. Mika yarabyanditse ibice 6 umurongo wa 8, yaravuze ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo Uwiteka nshakaho ni iki? Ntabwo Uwiteka akeneye ibi byose bituma twishyira hejuru. Ibyo nta n'icyo bimubwiye. Imana yacu ifite ntabwo yakwifuza utwo tuntu twawe wiratana. Ariko umva icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nta kindi. Icyo ni cyo Imana dushakaho, ni cyo Imana ishakaho, ni cyo Imana igushakaho uwo uriwe wese. Abantu rero iri jambo ritubwira bakora iby'Imana Data ishaka, ni abantu bakora ibyo gukiranuka bakagendana n'Imana ariko bicisha bugufi.
icyubahiro cy'Imana inshuti z'umusaraba ni ntakumirwa, ni ntavogerwa, ni icyubahiro cy'Imana ntikigayezwa, ntigikinishwa, ntigikorwaho. Uramenye itazikururira akaga ushaka gukinisha ku cyubahiro cy'Imana, ushaka kwigira umuntu w'igitangaza imbere y'Imana. Mu maso y'Imana turi abana batoya, mu maso y'Imana nta byiciro by'ubudehe bibamo. Twese tubona kimwe, twese turangana mu maso yayo, twese itwishimira kimwe nk'abana bayo. Uba ufite PhD, uba ufite ibyo utunze bitandukanye n'iby'abandi, ariko ibyo ni ibyawe. Menya ko imbere y'Imana twese nta matitire, icyubahiro ni icy'Imana, ibindi byose ni ukwiramya. Abandi twese tuba dukwiye kwiramya tukayihimbaza ngo urera Mana, nta n'ikindi dushinzwe gukora. Ariko muri iyi minsi ya none niwitegereza neza urasanga hari abantu bashaka gukora nka ba bandi bubatse umunara w'i Babeli. Bariya abantu baricaye baribwira bati ariko turashaka kujya kureba aho Imana iri. Banoza umushinga, baravuga bati kuhagera nta kindi kizatugezayo, tuzubaka kandi burya ngo abantu bashyize hamwe nta kibananira. Barubatse birakomera, birazamuka. Imana ibona ko umugambi wayo bashobora kuwugeraho, ibona yuko bashobora kuyegera, barangiza bakavuga ati burya nta nubwo ukomeye natwe tubasha kukugeraho uko twishakiye. Ikora akantu gato kugira ngo ibereke ko ari Imana idakinishwa, kugira ngo ibereke ko ari Imana yihariye. Ibusanya communication, aho bumvikanaga mu rurimi rumwe batangira kutumvikana. Buriya ngo niho abanyamateka niko bavuga ko indimi naho zahereye ubundi. Kumva ngo bamwe bavuga igihinde cyangwa igishinwa cyangwa ibyo bintu bishobora kuba bifitanye isano n'aho hantu. Noneho muri uko kutumvikana kwabo nibwo bashwanye, umushinga bari batangiye upfapfaniramo gutyo. Kubera iki? Kubera gushaka gukora ku cyubahiro cy'Imana. Rero inshuti y'umusaraba, kugendana n'Imana wicisha bugufi rwose, Imana ishobora kukuzamura ikakuvana ku rwego ikakugeza ku rundi. Imana ishobora kugutera iteka ikagushyira ku kindi cyiciro, ukava mu cyiciro runaka ukajya mu kindi. Ariko ibyo byose nubigeramo uzamenye ko iri Imana ikwiye kubahwa iminsi yose. Ntuzigere n'umunsi wa rimwe ushaka gukinisha icyubahiro cy'Imana. Mose yajyaga akunda kubwira Abisirayeli, arababwira ati nimugera mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko muzakigeramo, icyo Imana yabateguriye rwose ntabwo ibeshya, muramenye. Iyo warning Mose yakundaga kuyitanga mu bwoko bwa Isirayeli. Ntimuzibagirwe ngo muvuge ngo Uwiteka ni iki. Ntimuzibagirwe ngo mwimure Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu buretwa, ngo mujye kuramya Imana z'Abanyakanani. Muramenye iyi Mana ntikinishwa. Kandi niba mwarasomye Bibiliya, Mose yarigishije n'abandi bazakomeza bigishe, tuzakomeza tubivuge. Ntabwo Abisirayeli bumvisha ayo magambo. Cyaje kubabaho n'iki? Igihugu bashyigezemo bigira ibyo bishakiye, ariko Imana irongera ibateza
kongera kuba abasuhuke nanone, baba banyage, bajyana kubakoresha uburetwa nanone. Imana ntikinishwa. Amagambo Imana yavuze mujye muyitondera. Nshuti z'umusaraba, wakina na mugenzi wawe, wakina na mubyara wawe, wakina nande, wakina n'uwo ushaka gukina wese, utazakinisha icyo Imana yavuze. Imana ntikinishwa. Imana si mubyara wacu, Imana si mukuru wacu, Imana ni Imana. Imana ni Imana, Imana ni Imana, Imana ni Imana. Ibindi tugendane nayo, tuyubaha. Icya kane, umuntu ukora ibyo Imana ishaka ikishimira, ntiyishushanya mu byo avuga ndetse no mu byo akora. Haleluya. Umuntu utishushanya, umuntu udashaka kwisanisha n'abandi, umuntu uvuga ukuri uko kuri mu mutima we, uwo nguwo niwo muntu Imana yishimira. Kwishushanya ni bibi, inshuti z'umusaraba. Kwishushanya burya bijya bitera urujijo, bijya bitera confusion. Twese mu nzu y'Imana rwose uturebye, ushyizeho kristometre, ngira ngo ubu twicaye hano ni sawa. Nibyo bya bindi navugaga rero, ugasanga umuntu rwose apparence ni sawa, ni umukristo, doctrine z'itorero, kwambara ibirebire, kugira gute, biriya byose arabyubahiriza, ariko muri w'indani harimo undi muntu kandi mubi kurusha uw'inyuma. Kubera iki dutunga abantu babiri, umwiza n'umubi? Twatunze umuntu umwe tukamesa kamwe, tukareka guteza urujijo, tukagira umuntu umwe batumenyeraho. Njyewe seti wo mu rusengero hano ku kidendezi, akaba ari nanjye seti wo muri quartier aho ntuye, akaba ari nanjye seti wo mu kazi aho nkorera, akaba ari nanjye seti wo mu rugo n'abo mbana nabo. Uko mbega ngaragara mu rugo, uko ngaragara mu kazi, uko ngaragara imbere y'abashumba, uko ngaragara muri korari, uko ngaragara ndimo mbwiriza, akaba ari ko ngaragara na nyuma y'ahangaha. Kubera icyo tugira abantu babiri batandukanye. Izo ntambara ubundi muzirwana muti? Ntambara ya kamere n'intambara y'umwuka, kuko iyo utunze abo bantu babiri birumvikana ko ubutunzi intambara muri wowe. Ubusanzwe ibyo bintu ntibikorana. Aho umwuka ari, kamera arahunga, nanone aho kamera ari, umwuka agahunga. Bihora bihanganye, ni intambara. Usanga rero uwo muntu wishushanya nawe ahorana intambara, ahorana amayimaje atandukanye. Imaje umusanganye ku Giporoso, ziri umusangane mu Gashyushya, imaje umusanganye ku kidendezi mu rusengero, si uzamusangana mu bukwe cyangwa se muri bridal shower. Ariko abo bantu bishushanya, abo bantu biyoberanya, uriya munsi uzagera bisobanuke. Uyu mugoroba naje kubabwira, inshuti z'umusaraba, ni ukuri, niba warahisemo Kristo, ushaka kuzajya mu ijuru, ushaka kuzabana n'Imana ubuziraherezo, tumese kamwe. Birababaje kandi biteye agahinda. Wariyimye mu bigaragara, reka nivugira, hari abiyimye mu bigaragara rwose, bakiyima ibinezeza by'isi kugira ngo umere nka Pawulo uvuga ngo ndamarana ndasiganwa kugira ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye. Ariko wazagera ku rurembo Siyoni, Yesu akakubwira ngo mva imbere, wakivumewe sinkuzi. Koko murumva bikwiriye? Waba wararuhiye iki se?
waba waravunikiye iki se? Waba wariyimiye iki se? Waba waratukiwe iki se? Imana itugire neza. Umva ukuntu Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 kuri iyi ngingo yo kutishushanya mu byo tuvuga n'ibyo dukora. Yarababwiye ku murongo wa mbere ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu nashimwe. Twere kwishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo twebwe tuba abahamya babizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Umbonye, ukubonye akubonemo Yesu. Ariko umbonye cyangwa ukubonye yo kwibaza ngo ariko uriya muntu turamukarasa mu kihe gihande? Ni igihande cy'abadakijijwe? Ni igihande cy'abakijijwe? Arajya gusa n'umuntu ukijijwe. Ariko kandi ibintu avuze cyangwa se ibintu avuga cyangwa se ibintu nabonye akora biratuma nanone ngaruka nkibaza, ese arakijijwe? Tureke kwishushanya n'ab'iki gihe. Niba uri umukristo, niba wemera ko Kristo Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, reka ubihamishe n'imvugo yawe, ubihamishe n'ibikorwa byawe. Buri muntu wese ukubonye avuge ngo uyu mukobwa ni uwa Kristo. Yo kukwitiranya n'abandi bakobwa ba ya mico mibi ntashatse kuvugira ahangaha. Akureba avuga ngo uyu mugabo arakijijwe. Yo kukwitiranya na ba bandi bavuga ngo urumva mba nagiye hariya gusa, oya. Akanyuma sinkavuga, reka nkihorere, ndabona amasaha yageze, ariko reka nsoze babwira gutya. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu azavuga ngo mwami mwami. Abavuga ngo mwami mwami bose siko bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse abakora iby'Imana Data ishaka. Navuze byinshi, nasobanuye na byinshi, ariko aka kantu kitwa keretse abazinjira mu bwami bwe mu ijuru, keretse abakora iby'Imana ishaka, nushaka bari kutahana konyine. Hanyuma ugende utekereze ni gute nakora iby'Imana ishaka. Icya mbere nababwiye ko ari ukwera, kugira imbuto zo kurangwaho imbuto z'umwuka. Icya kabiri ndababwira ngo ni umuntu utari mu mwuka wa gifarisayo, umuntu ukora iby'Imana ishaka. Icya gatatu ni umuntu ugendana n'Imana yicisha bugufi. Hanyuma icya kane nubwo ntabishoje, ni umuntu utishushanya mu byo avuga n'ibyo akora. Aho hose hamwe n'ibindi umwuka wera yaguhishurira, nawe uzagenda urebe iby'Imana ishaka, aba ari byo ukora, kugira ngo uzinjire mu rurembo Siyoni, wakirwe na yombi. Aho kugira ngo uzinjire uzagiye ku rurembo Siyoni Yesu akubwire ngo mva imbere wa kivume we, sinigeze kukumenya. Imana iduhane umugisha, kandi Imana ibagire neza. Amen.